turabasuje mwese mukurikira BHC Media. Hano turi ni kuri Marriott Hotel, ni iminsi 3 turi mu nama ihuza abaganga b'ababyaza cyangwa se abaginekologe bose bo mu Rwanda. Ni inama iri kubera kuri Marriott Hotel ifite kumara iminsi 3. Turi hano kugira ngo tuganire na numwe mu baganga ndetse n'umwe mu bayobozi b'iyi association yateguye kino gikorwa yitwa Rwanda Association of Obstetricians and Gynecologists, mu magambo y'imeni RSOG. Dr. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Mwadufasha mugatangira mwibwira abadukurikiye kuri BHC. Nitwa Runyange Tarsisi, ndi umuganga w'ababyeyi gynecologist, abana treasurer wa association y'abaginekologe mu Rwanda. Iyi RSOG cyangwa se iyi association ku murwayi udukurikiye, ku mugore udukurikiye, ku mukiriya uza ubagana mu za bwa buri munsi, kuba iriho imumariye iki? Yego, society hirya yo kuvura turahura. Society ikimariye umurwayi bwa mbere nuko muri twebwe nka society dufasha ministere gushyiraho standards, gushyiraho ibipimo byangombwa muri field yacu dukoreramo, kuko umuntu wese aba afite speciality ye. Ni twebwe abantu ba mbere ministeri ibaza ibigerekeranye n'ubuzima bw'umugore n'umubyeyi. Ubwo no kuvuga ngo police nta guideline cyangwa se amabwiriza agenga kuvura yakorwa twebwe tutabigizemo uruhare kuko kwacu kutajemo. Ikindi kuvura nitwe tuvura, nitwebwe turi kuri ground. Nubwo iyo ndiyo ngewe ku giti cyanjye ariko nkaba n'umumambre wa association. Ikindi dukora muri kwigisha. Ntabwo uzajya kwiga kuvura umugore utigishijwe n'umuganga uvura umugore. Abarimu bigisha, nubwo abigisha n'umwarimu wa kaminuza, ariko ni no mu ginekologe uri muri association yacu. No kuvuga ngo tujya mu kwigisha, mu guhugura, mu gutanga amahugurwa. Duhugura, hari ibintu dukora byitwa mentorship, aho umuginekologe gutoza gutyaza abantu bari mu kazi, tukabaha amahugurwa. Aho uburyo umuginekologe uri CHK uri mu bindi bitaro ashobora kugenda akagera no mu bitaro byo mu cyaro, Ngarama, ndavuga aho nakoreye, nagiye Kaduhanja, Ngarama, tujya Mibirizi, tujya Kibirizi, tujya Bushenge, tujya Gakoma. Ubwo tugenda nka association. Abo ngabo bajya muri mentorship, bajya gutyaza abari hasi mu kubigisha, bagenda mu izina rya association. Association rero ni tujya muri policy making, tukajya mu gutanga ubujyanama, tukajya mu kwigisha, tukajya mu guhugura. Nubwo bitari direct kujya kuvura umurwayi, nubwo ari n'ibindi dukora ibyo bya mentorship byo gutyaza abari mu kazi, dukora turakuvura. Iyo ugiye turavura. Hari benshi twakishije twagera yenda ari kugenda tukamuvurira aho twamusanze. So association rero ihura n'umurwayi uko byagenda kose turimo. Yego. Urebye mbere yuko ishingwa na nyuma yuko ishingwa, ni ikihe kintu cyangwa uwe musaruro umaze kuba cyangwa impact byageze ku banyamuryango ndetse no kuri baba turage cyangwa se babandi bazabasanga umunsi ku wundi? Tugiye muri ibyo twavugaga byo kwigisha, kuva mu 2016 twatangiye ibyo bya mentorship byo kujya kwigisha ku bitaro, kandi buri mwaka abaganga bari hagati y'190 na 200 turabavalidating, tubaha ama certificate yuko twabigishije. No kuvuga ngo uwo muganga ubumenyi tumushyiraho twamusanze mu bitaro akoreramo, ubumenyi tumuha buramufasha mu kuzavura abandi bakurikiraho. Ikindi ibintu twagiye tugira byita niyamis, undi wasa nk'uwari ugarukiyeho, umwe wagiye agasa wenda kwegera urupfu. Arabo twakiza twajyagayo ukagira ugasanga umuntu yavuye yenda ntiyari kubaho ugize kuba udahari. Buri mwaka twagiye tubona nka niyamis ziri hagati ya 200. No kuvuga abantu bari gupfa 200 twagiye dukiza, bitewe n'iyo mentorship yacu yagiye. Agabo n'izindi tutakoragaho twebwe nkatwe ku giti cyacu, ariko umuntu twigishije ababwira ati mugana umuntu yangezeho yuza kuba utarahanyuze ntabwo byari kwemera. Turabafite nkabo nabo bagiraga mu 130. Ari byinshi byagiye bikorwa twarigishije. No kuvuga mu myaka 6 niba twagishaga abantu 200, nibwo tumaze kwigisha abantu 1200. Abo natangiriyeho bamaze kuba abaginekologe njya muri mentorship ubwa mbere. Twagiye dushishikaza abantu kuza kwiga, baza muri society yacu. Yahereye ku bantu 12 mu 2012 kabageze ku bantu bari bayigize bayitangira, harimo n'abanyamahanga bakoreraga mu Rwanda icyo gihe. Tukaba tugeze ku bantu 140, 130 b'abanyarwanda, yenda yongeramo n'abanyamahanga bahari. Ariko urumva ko ni society yagiye ituma abantu ishishikaza abantu kuza kwiga. Twabashishikaje umuntu akabona ibyo akeneye.
wari ukomeje ku bintu by'imibare hakunzwe kuvuga ikibazo cy'uko no minsi ashize byavuzweho yuko mu Rwanda hari abaganga bakeya muri rusange ugereranyije n'abarwayi cyangwa se n'abantu bakeneye izo serivisi z'ubuvuzi ku ruhande rw'ababyaza cyangwa se ku ruhande rw'indwara z'abagore zisanzwe n'umugore utwite. Mwebwe uwo muri ku kihe kigero cyangwa se imibare yanyu imeze ite, mubona mubahaza cyangwa namwe haracyarimo iriya gap nini? Gap iri rusange mu gihugu, ntabwo abaganga abakozi bo kwa muganga bo mu nzego z'ubuzima ntibahagije. So two kuvuga no kuba gynecologue cyangwa se no kuba ababyaza n'aba midwife, so ntabwo umubare uhagije. Yego. Nta nubwo niyo mpamvu leta guverinoma yashyizeho strategy ya 4x4 kugerageza gukuba kane abakozi bo mu nzego z'ubuzima bahari, imibare ihari kwikuba kane mu myaka ine. Ubwo rero muri iyo gahunda natwe twagiyemo, turimo dufatanyije na Ministeri na Université y'u Rwanda, twatangiye kwigisha, turimo turigisha, twatangiye specialisation, turimo gukorera mu bitaro 10 biri mu cyiciro cya kabiri cy'ibyigisha, hari level 1 na level 2. Twatangiriyemo programme yatangiye ni yacu ni y'aba gynecologue, kandi bigishwa n'aba gynecologue bakigira kuri ground, bakaba abaresidari ari twe tubafata, dusa nkaho bari tubareberera, yego, tufatanyije n'aba partners bandi. Rero imibare ntihagije, ariko hari igikorwa kuva mu myaka 12, imyaka 10 dukubye inshuro 12 abari bahari, inshuro 10 abari bahari, ntabwo bikanganye ko mu myaka 4 twakuba 4 abari bahari, kuko n'ubundi niko byagenze. Yego. Wow, dusa nkaho tugana ku musozo. Uyu munsi turi muri iyi conference. Iyi conference kubera iki zibaho, zimarira iki abazitabira? Ndumva ari cyo wenda twasorezaho, kanatubwira n'umusaruro namwe muba mwifuza muzimarira iki bazitabira, kubera iki zibaho, nuhe musaruro muba mutezemo? Yego. Rero burya umuntu uvura niba udafite data, udafite imibare ntabwo uzavugisha umunyamerika kugira ngo nyereke imibare yawe ubundi tuganire. Rero mu bindi ntari navuzeho mbere, mu zindi nshingano society yacu ifite no guteza imbere ubushakashatsi no gufasha abantu kwandika ibyo bakora. Yego. Hano rero icyo duhuramo cya mbere, hahura nk'abantu inzobere, tutumira abaturutse mu masosiyete yo hanze, nk'ubu ngubu hari abo muri Canada, aba bavuye muri Amerika, abavuye n'abakuriye urwego, perezida w'urwego rw'isi, Federation Internationale y'abagynecologue n'abahari, agomba baraza kuko turi membre wabo, bagomba kuza kudutera inkunga. Kandi niba mwamuvugishije ndafe, mwabonye ko aravuga ibintu nk'umuntu bibamo, kuko aracyavura, kuza gusangira ubwo bumenyi, gusangira ibibahandi. Ibyo ni uburyo bwiza bwo kugira ngo wa mukiriya wacu, wa muturage uri hasi, natwe tuzamugezeho ibintu biri standard, biri ku kigero mpuzamahanga, atari ibintu biri lokal. Ikintu cya mbere rero hano no gusangira ubumenyi, bikaba ngombwa ko kuganira n'abandi, gukora connection. Ikintu cya mbere kiba kiri muri izi conference, muri izi nama, no kugira ngo dusangire ubumenyi, abakoze ubushakashatsi babugaragaze, dutumire abantu b'inzobere b'intyoza mu kuvura, baze bahugura abantu. Ikindi no kwagura amarembo, abantu baraza bagakora connections, tukaganira, kuko niba dufite projet imwe tugomba icyo bamwe babarusha, icyo babigiraho, tumenya icyo babigiraho. Noneho ikindi no gufungura amarembo, ukamenya no gushaka izindi projet zizaza. Ntabwo tugomba guhora kuri projet imwe, tugomba kwaguka. So niba tugomba kwaguka, igihugu tugomba kugishakira nicyo kiduhuza, kuko ntabwo ari abo ngabo gusa, aba expert, haza n'abaterankunga. Hari mugoroba babonye WHO, OMS yari hari UNFPA yari hari, USAID yari hari. Abo bantu bose tuba dukorana, baradukoresha, ariko tugomba no kubereka opportunity zihari, kugira ngo niba bashaka gutera inkunga, bafashe batera inkunga igihugu babinyujije muri natwe tuvugira guverinoma, tuvugira ministeri yacu, tuvugira n'abaturage bacu. Nicyo conference zibasmas. Murakoze cyane Dr.